kandi abikora neza nk'umukozi w'Imana. By'ukuri twabuze umuntu ukomeye muri twebwe, ariko kandi yadusigiye ukomeye cyane Kristo muri twebwe. Rero byiringiro bikomeye dufite byinshi tuzamwibukiraho. Ababyeyi babuze umwana, umuryango yari yashatsemo wabuze umukazana, ariko natwe mu itorero twabuze umuntu w'ingenzi, ingingo ikomeye cyane hagati muri twebwe. By'umwihariko nari umushumba wari kunana abapare we, ni abantu nzi cyane iyo bukomeye. Nabuze abantu bakomeye, nabuze umuntu ukomeye cyane, kandi ndumva twavuga ibintu byinshi, ariko byinshi muri byo tuvuga nta cute byo ko dushima Imana yabanye nawe. Turamushimira ko inshingano yari afite abo mu muryango ndetse no mu itorero no muri kominote muri rusange yazisohoje neza, azikorana ubunyangamugayo. Mu by'ukuri ntabwo ibyo tuzavuga byose n'ibyo tuzamuhamya byose ari za nkuru zo kuremarema. Yari umwana muto, ariko kandi ufite umutima wagutse ku rwego rukomeye cyane. Yari afite abana yabyaye mu nda ye, yabaye umufasha mwiza wa pasiteri, ariko kandi no mu itorero ku myaka ya 34 yari nyina w'abandi bagore benshi cyane, kubera ko yari uwo bita umumere w'itsinda ry'abadamu. Kuri hari byinshi, ntabwo ibyo ntibipfa kwizana gusa, biza kubera ko Imana yamubonyemo icyo cy'agaciro gikomeye, kubera ko yari afitemo ubwo butunzi. Yari umudamu uciye bugufi cyane. Kimwe mu bintu mvuga tuziranyeho na bene data bo mu itorero, nyuma y'uko duhawe inshingano ndetse n'umutware we, turi abapasiteri 5 mu itorero, ariko hari ukuntu nyine dufite twajyaga twicara mu buryo batugereye ibyicaro nk'abashumba. Noneho ibyateye by'uburere abantu batandukanye, muzajya mwicara kubiri n'abadamu banyu mwabaye muti. Baragenda rero dukora inama kugira ngo abadamu bazaze batwegere, niba ari mu matera nyine tujye turebana mu maso cyangwa ibintu nk'ibyo. Tubibasabye arabyanga we n'umufasha wanjye, baratubwira ngo twebwe twahamagaye mu mirimo ya gishumba turi abaririmbyi, ntituzigera tuva mu baririmbyi, reka tubane n'aba bantu, tujye twicarana nabo, namwe mugende mwicare hariya tuzabashyigikira. Kubicara iruhande si cyo gisobanuro cyo kubashyigikira. Yesu ashimwe cyane. Umunsi ukurikiyeho iyi nama nkuru y'itorero, ngira ngo ndavuga ukuri ntabwo mbesa, iraterana mugende muzane bariya badamu bajye bicarana n'abatware babo, kubera ko hariho gusa naho nyine bitiranya, kubera ko ngiye nkunda kwicarana n'umushumba twegerana witwa Nyiragabiro Agnes, Pastor Diodore nawe akegerana n'undi mupatwa, turi abapasiteri b'abagabo 2 n'abagore 2, abantu bakagira ngo nibo bafasha bacu. Haleluya. Rero kugira ngo rero tuzakuremo iyo confusion, ibyo gitekerezo, twatumye inama y'itorero. Iyi nama y'itorero yafashe resolution, mugende muzana bariya badamu begera abagabo babo, baravuga ngo twebwe turi abaririmbyi, muturekere mu baririmbyi. Suguca bugufi ko okay, bimwe hari ababyumva arimo wenda kutabyita, ariko twabibonyemo ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo umwe mu muhigo yari afite, madamu niwe waza wumvira mu gitondo tuza, yari yamusabye ko bagomba kugenda basura abaririmbyi bose baba mu mageto kugira ngo bazamenye iyo baba. Icyo cyifuzo kugira ngo yakimusabye mu cyumweru gishize, ariko yari atari yabitangira. Namubwiye nti rero usigiye umwitero, uzagenda ugakore usura abo bana bose, umenye aho baba. Haleluya. Ko nutabikora azaba atatiye nyine cya gihango na bwa busabe mugenzi wawe. Uyu mudamu yari muto, ariko afite umutima wagutse ku rwego rukomeye. Yari wa muntu muvugana ntabe yakureba mu maso kubera isoni, kugira ngo sibeshe aho ngaho. Yesu ashimwe cyane. Ubugwaneza budasanzwe, yivugira aseka. Mwari muhumugisha yatubibyemo urukundo, kandi tuzahora tubwibuka. Ngira ngo nirwo ruza kutubera impamba, yaba ari Mushumba Dieudonné n'abana, ababyeyi ndetse n'abavandimwe mwese. Nyawe ntabwo yakenyutse, yapfuye mu gihe gikwiriye Imana yageneye n'isi yo kubaho kwe. Haleluya. Yesu
ashimwe cyane. Kubera iyo mpamvu ni impamvu yo guhimbaza ndetse no kwishima. Twagombye kuba turimo kurira pe byinshi pe cyane pe, ariko dufite ibyiringiro, dufite ubugingo kubera ko uyu turamuzi. Amen. Nawe agiye ntitubashidikanya. Ari mu badamu bato cyane washoboraga gufata umwanya akirirwa ku gicaniro arimo gusenga. Cyabeshe ntabwo beshe, kuva na saa yine kugeza na saa 9 ari ku gicaniro arimo gusenga. Yagize igihe gikomeye cyo gusuka ubutunzi yari afite. Haleluya. Hamwe nadusigiye genda uruhuke neza, Imana ikumugisha. Ndagira ngo munyemere babarindwi iyo tugisha aturemeye mu ijuru tuzahorana. ariko harota hano zamura ibiganza. Noneho ntituririmba ikorari cyangwa mufite ikorari, tubeva bazamura ibiganza. Nimukomere, abaririmbyi mukomere, dukunda kuririmba ibyiringiro ko ari mu ijuru. Muzamuke muziringiro. Uzabona abantu bajidi iyo ibaza iyo kuri wewe tuzabona abantu bajidi iyo konata kuri wewe tuzabona abantu
niturangiza dutanga umwanya. Uwo mwanya tumuzamurira ibiganza. Tuzamura ibiganza. Ride la forza.